none ari bikuye ngo rizasohore. Niba hari ijambo Imana yavuze ku itorero, abantu b'Imana muhumure. Niba hari ijambo Imana yavuze kuri mwebwe mubabaye, ni muhumure, Imana irahari. Yaziraga ijambo ry'Imana. 3:3 ngira ngo wasomye neza navuga ngo Imana ibyo yemeye ngo ntabaze ndagutabara nkwereke bikomeye biri utigeze kumenya. Ahanga yari mu gikari cy'imbohe arimo kubitwa inkoni. Kuki yakubitwaga? Uzi ko yaziraga ubuhanuzi bw'Imana. Yaziraga iby'Imana yamutumye. Igihe cyarageze birasohoka kubasheshenga. Ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, niba mara gukomera bazakora iby'ubutware. Icyo nshaka kuvuga muri iri jambo ry'Imana gatoya, ndashaka kubwira abantu ko iki ni igihe cyo gukomera. Nubwo ibidukomeretsa bihari, nubwo ibihe bigoye, ariko ni igihe cyo gukomera. Ntabwo ari igihe kugira ibihe byiza mwese mukurikirana Apravu. Imana ibaha umugisha. Abakoze subscribe mwese Imana ibagirire neza muri uku kwezi uyu mwaka. Imana ibiyereke. Imana ni urukundo, ni nayo mpamvu byatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nawe rero uduhe subscribe kugira ngo Apravu urukundo mbere na mbere. Ngiye nitwa Manu rero, reka nkwifurize kugubwa neza. Nimba uri kwa muganga ku gisasiro mu rugo iwawe, tukubwire ngo Imana irakiza. Nimba utameze neza mu mufuka bitameze neza, reka nkubwire ngo nagahora gahanze. Kandi ikindi umuririmbyi yaravuze ngo nta mugabo utagira ibyago, ariko ibyago bijya birangira, bikarangira ibintu bikaba sawa. Gubwe neza rero, dufite umutumirwa araza kubibwira anakomerezeho. Ni umuhanuzi w'Imana mu ijambo ry'Imana, ajya narebayo. Ndabinginze mukurikirana ikiganiro cyose ijambo ry'Imana, muraza guhembuka. Tuguhaye ikaze muntu w'Imana, twibwire ubundi agatuti nakawe ko kuri Apravu Ministry. Amen. Bwa mbere na mbere mbanje gushima Imana. Amen. Mbere ya byose kuko mbere na mbere Imana. Amen. Amazina yanjye n'ubundi nitwa Anastase Niyongira. Umugabo ndubatse. Ntuye ku musozi w'Inyagasambu. Sinzi niba ugihumva cyangwa se warahageze. Ndahazi ari Nyagasambu rwose. Ego. Ariko nzwi ku izina rya Pastor Gatsima, niryo banzi wa Nyagasambu. Gatsima. Yes. Agatsima ni sawa. Ubwo rero ukunda Gatsima neza. Cyangwa ubwiriza abantu babwira atagatsima gatsima. Umutsima utera imbaraga, umutsima w'ubugingo. Ego. Abantu rero bicare hamwe bumve Pastor Gatsima. Mutera agatebe. Nishimiye ko bana namwe. Amen. Nishimiye kugera kuri Apravu. Nanjye nifite amatsiko yo kuhagera. Ndashimira Imana ibinshoboje rero kuba mpageze. Amen. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Murakoze cyane. Amen. Wadusengera rero ukinjira mu mwanya agatuti nakawe. Ngira ngo twabanza tugasenga, reka twubahe Imana dusenge. Imana turagushimye, Imana ihoraho. Uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana ishobora byose. Ni wowe nyiri icyubahiro. Ni wowe nyiri gukomera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushima ko wemeye kungeza kuri uyu musozi no kungeza kuri uyu muyoboro mugari w'ikoranabuhanga. Dutangira ubutumwa ndetse bwiza n'ijambo ry'Imana. Ndabigushimiye Mwami. Nyemerera ubane nanjye kandi uzabane n'abazumva iki kiganiro cyangwa se iri jambo ryawe. Mwami rizakore kundi baza imitima y'abantu. Ntabari nge, ntabara bazaryumva. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo kadusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana tudatinze. Twumve icyo Uwiteka Imana avugana natwe mu ijambo ry'Imana. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli. Mu gitabo cya Danieli ibice byawo 11. Ibice 11. Twumve ko ijambo ritubwiye ku murongo wa 32. Ku murongo wa 32 yaravuze ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Ariko ako kana abantu bakiteho. Ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera
bakora iby'ubutwari. Kansubiremo, abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutware. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Aha tugeze mu gihe kitoroshye, tugeze mu gihe kigoye abantu. Iki gihe turimo, iyi situation duhagazemo muri iyi minsi iragoye, iravunanye, ivunya abantu mu mutwe, ivunya abantu mu bwonko, ivunya abantu mu bitekerezo. Tugeze muri situation buri wese arimo yibaza niba ari Imana ihari cyangwa se niba idahari. Ariko cyo nabwira abantu, Imana irahari. Imana irahari. Imana irahari ku bantu bategereza Uwiteka bihanganye, kuko ngira ngo Pawulo nawe bivuze neza, avuga ku kintu bita ibyiringiro. Ibice byaho 5 ku murongo wa 5 uravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Ahangaho haratubwiye ngo abaca mu isezerano ari nta mpamvu izabayobesha kubasheshenga, ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutware. Icyo nshaka kuvuga muri iri jambo ry'Imana gatoya, ndashaka kubwira abantu ko iki ni igihe cyo gukomera. Nubwo ibidukomeretsa bihari, nubwo ibihe bigoye, ariko ni igihe cyo gukomera, ntabwo ari igihe cyo abantu barakomeretse, reka tuvuge ko bakomeretse, ariko dufite Imana ikomeza abakomeretse. Uzi ko Imana igikomeza abakomeretse? Arega nta nubwo Imana yakomeza utarakomeretse. Nuvuga ngo kuba warakomeretse, ibigukomeza birahari. Imana ifite ibintu bikomeza byinshi birahari. Ifite ijambo, ifite imbaraga, ifite ubutwari n'ubushobozi bwo kuba yagukomeza mu byagukomeretse, mu byagukomerekeje. Iki gihe uyu mugabo ni Daniel batubwiyeho. Uyu mugabo Daniel, Bibiliya igaragaza ko yari umuyuda. Yari umuyuda, yari umwe mu bana b'Abayuda, mu bana b'abasore. Hari ibihe Yeremiya yigeze guhanura bikomeye. Yeremiya arahanura, ahanurira umwami n'abantu barababwira ngo igihe kizagera babafate babajyane i Babuloni. Abayuda bagiye i Babuloni, bajye mu yutariki wabo ari abanyagano. Byagoye abantu kubyumva. Yeremiya ati, abantu ati Imana igiye gufata abantu bajyane i Babuloni, bajye mu gihugu kitari kiwabo ari abanyagano. Bumva birabagoye. Yeremiya ubu butumwa kimara kubwumva buhawe ntabwo bwamuguwe neza nawe. Niba ari umuntu wa mbere wakubiswe inkoni ni Yeremiya. Ariko mu gice cya mbere hari ijambo ryiza nasomye rirambwira ngo umurongo wa 11, Imana ibaza Yeremiya ngo Yeremiya uruzi iki? Yeremiya ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana ngo waroye neza, ngo uko niko mbasha kurinda ijambo ryanjye, narangiza nkarinda n'uwo naribwiye kugira ngo rizasohore. Reka muhumurize abantu gatoya muri iyi minsi ya none, abantu bacitse intege. Cyane cyane reka muhumurize abashumba, muhumurize abapasitori, muhumurize abahanuzi, ariko bagifite kwihangana muri bo. Babandi bazi Imana yabo, mbese badafite undi mwami bimitse muri bo, kuko umwami twimitse twebwe ari we mwami Yesu, niyo twababara no mu rupfu turajyana. Bahumurize ngo ni Imana irindi jambo. Abantu barimo baribaza ku muhamagaro cyane muri iyi minsi, nta kindi kintu, mbese social media, imbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu mu ngo, mu nsengero, buri muntu wese arimo aribaza ibintu byabaye. Ariko ndayumva bwire ngo ni Imana ibasha kurinda ijambo yavuze. Ni Imana ibasha kurinda ijambo yavuze. Niyo wanyura mu rupfu, ryo ntabwo ripfa. Ntabwo ripfa. No. Ntabwo ripfa pe, ntirisinzira. Niyo wanyura mu ntambara zimeze gute, ni ijambo Imana yakuvuzeho, ntirikangwa n'imbunda, ntirikangwa n'amasasu, ntirikangwa n'ibitega, ntirikangwa n'amagini, ntirikangwa na Satani, ntirikangwa n'abana ba Satani, ntirikangwa n'abakozi ba Satani. Uko rihora ryarindi ntirihinduka. Ni nayo mpamvu dufite impamvu giye n'umufite ibyiringiro, kubera ko ari Imana yamvuzeho, kubera ko ari Imana yakuvuzeho, kubera ko ari Imana nawe yagiye kuvugaho gitandukanye. Icyo ni Imana irinda, ngo waroye neza ko mbasha kurinda ijambo ryanjye nkarinda n'uwo nari kugira ngo rizasohore. Niba hari ijambo Imana yavuze ku itorero, abantu b'Imana muhumure.
niba hari ijambo Imana yavuze kuri mwebwe mubabaye nimuhumure Imana irahari. Uyu mugabo nawe hano bino bintu Yeremiya ntago byamuguye neza. Yahanuye ibintu bikomeye kuna abayuda bazajyanwe Babuloni. Ni ukuri pe byarasohoye. Uyu mugabo Yeremiya kugeza ubwo bamushize mu rwobo. Ariko dusubye mu bice bya 15 Imana yabwiye amagambo Yeremiya kumukomeza. Bamushira mu rwobo rw'Isayo avayo yaziraga ijambo ry'Imana. 3 nyira ngo wasomye neza navuga ngo Imana ibyo Yeremiya ngo ntabaze ndagutabara nkwereke bikomeye biri utigeze kumenya. Ahanga yari ari mu gikari cy'imbohe arimo kubitwa inkoni. Kuki yakubitwaga? Uzi ko yaziraga ubuhanuzi bw'Imana. Yaziraga iby'Imana yamutumye. Igihe cyarageze birasohora. Abayuda babajyana i Babuloni. Babajyana n'umwami wabo. Yewe Nebukadinezari arazanyaga inzu. N'ibintu byose rabijya ngo ndetse n'ibikombe ngo bageze i Babuloni babinywesha inzoga. Ibaze gufata ibikombe n'ibintu batambaga bakoreshaga batambira Imana bakabinywesha inzoga. Urumva ibintu byari bigeze byari bikomeye. Ntabwo abantu bari bafite ibyiringiro ko Imana yazongera kubaha agaciro. Ariko ngo bageze i Babuloni abadamu baho barabyara, abagabo barabyara. Imana kubw'isezerano ryayo yongera guhagurutsa abagabo bagera muri 4. Ihagurukije bande? Ihagurutsa Sadurake, Meshake na Abedenego. N'umugabo wari ufite ubwenge ari we bita Daniel ngiye kuvugaho. Imana ihabwa icyubahiro. Wari uzi ko mu gihe nk'iki ngiki hari abantu Imana igiye guhagurutsa. Haleluya. Imana Banyarwanda, torero ry'Imana, bantu b'Imana. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa. Haleluya. Mu bihe bikomeye Imana ihagurutsa m'abanyambaraga. Mu bihe bitoshye nuko Imana igiye bigenza. Rero abantu bazi Imana yabo igiye kubahagurutsa. Kandi iki ni igihe cyo gukora. Nyuma y'ibihe turimo. Nubwo abantu babona ko ibintu byarangiye nibwo Imana igiye gukora. Nibwo Imana igiye gukora. Nibwo Imana igiye gukora. Ejo bundi reka mvuga kwiyereka gato yanagize. Imana yantumye ijambo rikomeye. Irambwira ngo riri muri Rusi ibice byaho 2 ku murongo wa 12. Ni ijambo rivuga ngo ugororerwe ingororano ngo Uwiteka kwiture. Ingororano itegabanyije. Ngo n'Uwiteka Imana wahungiye munsi y'amababa yayo. Mu Baroma ngira ngo naho habivuga neza ngo niba ni ibice 2 kangahe niyo bavuga ngo buri muntu wese aziturwa ngo Imana izamwitura ibyo yakoze. Iki ni igihe cyo kwiturwa n'Imana. Imana irashaka abantu yakwitura ibyayo. Yakwitura umuhamagaro. Yashiramo ibyawo kugira ngo bayikorere mu gihe nk'iki ngiki. Mu gihe abandi basinziriye Imana igiye gukoresha abantu. Kandi abo ngaro ugiye gukoresha. Njye nifite icyizere ndimo. Ariko nawe urimo. Nuri yarimo. Bese hari abantu Imana igiye kugenda irobanura ijya hariya irobanura ijya hariya irobanura. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, ariko bazakomezwa nande? Bazakomezwa n'Imana yabo. Abishingikije ku Mana bazakomera. Ijambo rivuga ngo uba mu rwisho rwisumba byose. Muri Zaburi 9:1 azaba mu gicucu cyishobora byose. Ngo igiteye ubwoba cyane ijoro nacyo kizamutwara. Ukomeje gato muri Zaburi 125 abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo horo hamwe ibihe byose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka gusa abantu be abantu be. Waruzi ko Imana ifite abantu bayo. Imana ifite abantu bayo. Abo ngabo ni baba ni Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutware. Daniel nshuti yanjye nawe Imana imuhamagara ntibyari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Baramufashe we n'abahungu bagenzi be ngo bajya kubatoza iby'ibwami. Batangira kubatoza ko bari baravukiye mu gihugu cy'Ubukarudaya, bari baravukiye mu gace k'Ubukarudaya cyangwa mu gihugu cy'Ubukarudaya. Batangira kubatoza imico n'imigenzo y'Ubukarudaya. Kandi imico n'imigenzo y'Ubukarudaya nta kindi kwari uguterekerera ibigirwamana byaho, babigisha iby'ubwenge bw'isi, babigisha iby'ubwenge bw'isi, babigisha iby'inzozi, uko bagomba gukora bakoresheje
imigenzo yabo. Ariko Daniel ngo ijoro rimwe ngo aryamye ararota, abwira bagenzi be Sadoka, Meshaki na Abedenego ngo ariko nabonye narose. Nubwo batujyanye bagiye kutwigisha, bagiye kutwigisha, bagiye kuduforomata, bagiye kubuforomata mu bwenge bw'abayuda. Satani muri iyi minsi arimo arakora ikintu cyatuma abarokore, sinzi ukuntu nabivuga, baforomatwa mu bwenge bw'Imana. Satani arimo arazana ikintu gisa, arimo arazana pirate ya original, arimo arapirata ubwenge, arimo arapirata abahanuzi, arimo arapirata abakozi b'Imana. Nicyo gihe duhagazemo. Ariko Daniel arayishurirwa muri iyi minsi ya none. Ndasaba Imana kugira ngo iduhishurire, ndasaba ubwenge n'ubuhanga kugira ngo Imana iduhishurire. Icyo Imana ikaguhishurira wowe nkurikiye uyu munsi wa none, Imana iguhishurire, ikwereke situation ugezemo iyo ariyo, ikwereke icyo ugomba gukoreramo. Daniel akimara guhishurirwa abwira bagenzi be atasiyo kurya ku biryo by'abanyamahanga, kwambara imyambaro y'abanyamahanga. Niko Imana yambwiye yambujije. Muvande byari bigoye kugira ngo icyambere cyo batanze itegeko ko mugomba kurya, kandi ikindi hari ugomba kubagaburira, hari ugomba kubatoza. Ariko uvuyemo uravuze ngo Imana yavuze ngo ntabwo tugomba kurya ibiryo byanyu. Urumva bitagoye. Ariko ngo umwami, umugaragu wari uri aho ngaho yemerera Daniel, aramubwira ngo nzabisobanura gute? Yego ndabyumva. Ese nzabivuga ne ko wanze kurya, bizagenda bite n'abantu bawe? Aramubwira ngo tureke tugerageze kurya udushyimbo n'amaminywa, tugerageze udushyimbo n'amaminywa iminsi 10. Nubona twananutse, nubona twavuyeho, uzamenye ko atari Imana twizeye. Imana yacu twizeye ni Imana ibasha kubana natwe mu bigeragezo n'amakuba. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aba bagabo nyuma ngo y'iminsi 10 basanze babyibushye, bameze neza, kubera ko bari batunzwe n'imbaraga z'Imana zonyine gusa. Imana ihabwe icyubahiro. Ndimo nihuta, uyu mugabo Daniel twavuzeho, muri we yarafite ubwenge n'ubuhanga. Ntabwo yabikuye ku bantu, ntabwo yabikuye mu ishuri, ahubwo yabikuye ku Mana, cyane cyane mu gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bageze ubwo bamujyana mu rwobo, bamujugunyamo, Imana imuvana mu rwobo. Rero iri jambo ndimo soza ariyo message natangaga. Bibiliya yatubwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera. Wumva ko na Daniel yakoze, akomera mu byamukomerekeje, akomera mu bihe bigoye. Ariko abantu bazi Imana yabo ngo bazakomera, niba mara gukomera bazakora iby'ubutwari. Reka soze mbwira abanyarwanda bose muri rusange, mu bihe nk'ibi ngibi byo gukomereka, wenda ufite ibyagukomerekeje, mfite ibyankomerekeje, unafite ibyagukomerekeje, rero mbabwire ngo Imana iri gukomeza abantu bayo. Kandi nyuma y'ibi ngibi abantu baje gukora iby'ubutwari. Wari uzi ko tugiye gukora iby'ubutwari? Wari ugiye gukora iby'ubutwari? Komera ku Mana yawe, komera ku Mana wizeye nka Daniel, komera ku Mana wizeye nka Sadoka, Meshaki na Abedenego batamwe itanura ry'umuriro. Ariko bavuga ijambo ryiza ngo naho Imana yacu itadukiza, nta cyatuma dupfukamira ibigirwamana. Iyakomeje Daniel ikamukura mu rwobo, naho yagiye. Imana igukomeze, Imana ikomeze abanyarwanda, Imana igukomeze wa mukobwa we, Imana ikomeze wa musore we, Imana ikomeze wa mugabo we, Imana ikomeze wa muhanuzi we. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zigukomeze, imbaraga z'Imana zikomeze itorero mu gihe nk'iki, imbaraga z'Imana zikomeze abatambyi, zikomeze abahanuzi, zikomeze abo yahamagaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Rero abantu bo kuri Apravu tujya tubasabira nomero abashyitsi. Hari umuntu uri kumva ijambo cyangwa umaze kurikurikirana akavuga ati uyu muntu nakura hehe nomero ye ya telefone, ngo mugishe inama cyangwa muheshe umugisha. Hari n'abakorwa akavuga ati yewe uyu muntu niyumvishemo kumugurira agafanta, ni umuntu w'Imana mu bihe bigoye. Nomero ya telefone wayitanga? Nimero yanjye ni 0788 472 409. Ngira ngo niyo ngiyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp, no kuri social media cyane cyane niyo nkoresha. Natanga na email yanjye. Email yanjye ni niyongira na stars @gmail.com. Ngira ngo niyo ngiyo wambonaho. Ariko rero n'indi ya kabiri umbuze kuri nimero ya mbere, wanshaka kuri ngiyi 0788 75 14
502. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Twishimiye kubana nawe Pastor Gatsima. Abantu turaje tuzagushake wongere ugaruke utubwire kuri ako gatsima k'ubugingo. Abantu bazi Imana yabo. Imana iguhe umugisha, reka tugushimire.